noneho ushobora gukurikirana Radio Flash FM na Flash TV kuri telefoni yawe ngendanwa. Dore uko bikorwa: fata telefoni yawe winjire muri Play Store wandikemo Flash Radio na TV. Nurangiza ukande install, hanyuma utegereze programu ijye muri telefoni yawe. Yifungure maze uhitemo aho ushaka, yaba radio cyangwa se TV. Amakuru meza, umuziki n'ibiganiro bikoranye ubuhanga ntibigucike. Ku bindi bisobanuro wasura urubuga rwacu ari rwo wa3.flash.rawa. The recommended price of Motic 33 centiliters is now 550 francs and 50 centiliters is now 750 francs. Drink responsibly. Ikiganiro Flash Business kuri Flash TV nakigezwagaho na Butsingi. Umugoroba mwese twese mukomeje gukurikira gahunda Flash TV yabateguriye nkuko maze kumenya n'umwanya w'ikiganiro Flash Business. Mu kiganiro Flash Business tugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye mu iterambere ry'ubukungu bw'abanyarwanda n'igihugu muri rusange. Tugenda tugira abatumirwa benshi bagiye batandukanye bitewe n'ibyo bakora umunsi ku wundi. Kuri uyu munsi rero mu kiganiro cyacu Flash Business turaza kugaruka kuri bimwe bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo, tureba muri serivisi zitangwa ese bihagaze gute mu rwego rwo gukomeza guteza serivisi nziza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu mahoteli n'ubukerarugendo, cyane yuko muzi ko abakerarugendo ari bamwe mu bantu bagitanga cyangwa se binjiza amadovize menshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bityo iterambere rikarushaho kwiyongera. Kuri uyu munsi rero ntatindiye tufite abatumirwa bagiye batandukanye baturutse ahantu hatandukanye tugiye kubana nabo muri iki kiganiro. Turi kumwe duhereye hano ibumoso bwanjye, turi kumwe na Habimana Alphonse, akaba ahagariye ikigo cy'ishuri Excellent Academy, akaba ari ikigo cyigisha ibintu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo. Turi kumwe kandi hano iburyo bwanjye turi kumwe na Shingiro Gilbert nawe ahagarariye hoteli Quiet Haven Hotel iri hano i Kigali, ikaba iherereye ni Nyanza. Tukaba turi kumwe kandi na Madame Mukarubega Zulfat, akaba founder akaba na CEO wa UTB, ni ikigo nacyo kigisha ibijyanye ni kaminuza yigisha ibijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo. Abo nibo tugiye kubana nabo kuri uyu mwanya. Ngira ngo ntabatindi rero, reka duhere kuri Zulfat. Zulfat, mwiriwe neza? Mwiriwe namwe? Mwiriwe neza. Namwe turabasuje mwese. Ngayo nguko rero turagiye gutangira ikiganiro cyacu, tugiye kwibanda ku bintu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo, ariko by'umwihariko ku bintu bijyanye n'itangwa rya serivisi. Mwese ndibaza ko ariyo domaine murimo cyangwa se ari byo mukoraho. Tugiye gusa nk'abakangurira abanyarwanda mu itangwa rya serivisi nziza niki, ese kugira ngo serivisi iba mbi haba habaye iki, ni kosa riba ryabayeho, bityo n'abanyamahoteli badukurikiye bashe kubisobanukirwa no kugira imikorere myiza mu kazi kabo umunsi ku wundi. Zulfat, ndagira ngo wenda ubanze utubwire ujye gushyiraho iriya kaminuza ya UTB, hari icyo wagendeyeho, hari icyo washaka ko gihinduka wenda mu bijyanye n'imitangire ya serivisi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ngira ngo watangira utubwira impamvu yawe. Murakoze, mbanje kubashimira kuri iki kiganiro mwantumiyemo. Ikibazo umbajije impamvu natangiye UTB ni uburyo nabonaga mu Rwanda nk'umucuruzikazi, nagendaga mu bihugu bitandukanye kubera iby'ubucuruzi, ariko nkabona uburyo batanga serivisi nziza kandi zinoze. Naje rero nk'umunyarwandakazi gutekereza ese serivisi nziza mbona mu bihugu byo hanze niki nakora kugira ngo nanjye mu gihugu cyanjye habe gutanga serivisi nziza kandi zinoze. Muri urwo rwego rero mu 2006 natangije ntangira short course kuhugura abashaka gukora amahoteli yewe n'abayakoramo kugira ngo byibuze bashobore gutanga serivisi nziza. Yari mu 2006. Reka ngaruka wenda kuri manager wa hoteli. Uri manager wa hoteli nibyo koko, ariko hari bamwe mu banyamahoteli akivugwa serivisi zitari nziza, bityo bishobora no kwirukana abakiriya. Umunyamahanga kazaje gusura u Rwanda akajya muri hoteli, ariko mu by'ukuri koko mu kwabamuna ibyishimo akavuga ko u Rwanda ari rwiza, ibindi byose ari byiza, ariko serivisi ijyanye n'imirire cyane burya nabwo ujye ahantu ntubashe gufata ifunguro ryiza cyangwa se ngo bakwiteho nk'uko bikwiriye, nabwo n'ubundi bya byishimo bisa nk'ibisubiye inyuma. Nubwo kugeza aka kanya bihagaze bite mu mahoteli nk'umuntu akubajije akavuga nkaho uba muri iyo domaine? Murakoze cyane. Mu mahoteli yacu muri rusange navuga ko bigenda neza, ariko
nta byera ngo de. ngira ngo ejo bundi umukuru w'igihugu yabigarutseho aho yagaragazaga ko hari hoteli zimwe na zimwe cyangwa se nyinshi zitanga serivisi itari nziza, ariko ibyo byose ririya jambo ni iridukebura kugira ngo nka hoteli dushobore kongera kwibuka ko umukiriya ni umwami. Nk'uko tubyiga mu mashuri ndetse tukanabikora mu kazi, umukiriya ni umwami. Umwami rero uburyo afatwa nk'umwami. Ni ukuvuga ngo umunyamahoteli uwo ari we wese, umukozi wa hoteli, ubundi kugira ngo ashobore kwakira umukiriya nuko agomba kubanza kwiyumvisha icyo kintu cya mbere, ko agiye kwakira umwami. Hanyuma umwami uko yakirwa akabyiga. Murakoze cyane. Alphonse, ndagira ngo utubwire, tuvuge mu rwego, ndagira ngo tuvuge mu buryo bwagutse, tuvugira n'abanyarwanda muri rusange cyangwa se turebera kuri gahunda y'igihugu muri rusange, tureba iyo serivisi koko. Ndagira ngo ntitwite wenda kuvuga kuri serivisi zanyu, wenda turaza kubigarukaho nyuma, turebera hamwe iwanyu wenda uburyo muri kuzitangamo n'uburyo abandi babigiraho, ariko turebere muri rusange, mu gihugu cyose muri rusange. Kugeza aka kanya nawe uri muri industry, uri bamwe mu babihuguriwemo, kandi uri namwe muri chamber, mu bayobozi bari muri chamber y'amahoteli n'ubukerarugendo mu Rwanda. Ndagira ngo utubwire kugeza aka kanya hakorwa iki kugira ngo umunyarwanda wese cyangwa se umunyamahanga aho agannye muri hoteli habashe kubaho serivisi nziza kandi yihuse. Abanyamahoteli bakora iki? Murakoze. Byamaze kugaragara ko serivisi ari inkingi ikomeye mu kongera umubare w'abagana amahoteli. Ikindi kandi iyo umubare ubaye mwinshi abantu bakakirwa neza, byanze bikunze ubukungu bw'iyo hoteli burazamuka, ndetse kandi buriya ubukungu bwa hoteli iyo buzamutse kubera hoteli zigira uruhare nazo mu iterambere ry'igihugu. Urumva iyo hari amafaranga ubukungu bwinjiye batanga imisoro, ya misoro igagira uruhare mu kubaka ibikorwa by'amajyambere. Twese ku rwego rw'igihugu byongera bikatugirira umumaro. Nkaba rero nagira ngo mvuge ko amahoteli wenda kuba hari impinduka yaba, numva impinduka yabaho bitewe n'abayobozi ndetse kandi n'abakozi muri rusange, abakozi batoya, abakozi bahura n'abakiriya. Abakozi bahura n'abakiriya buriya bafite uruhare runini, kuko kubwira abayobozi ni byiza, ariko kandi wa mukozi uri bugenda agahura n'umukiriya, nagira ngo uyu mwanya ni uko wenda hari bake bashaka kutwumva kuko baracyari no mu kazi, ariko ntekereza ko iki kiganiro ni ikiganiro abantu bashobora guhana. Abatwumva bose, abakozi bato bamenye ko bafite uruhare rukomeye. Umushoramari, ushinze hoteli, umuyobozi wa hoteli ntabwo ari we uri buhure n'umukiriya direct. Kwa mukozi muto namenye ko gutanga serivisi, gucuruza kurya, gucuruza ibyo kunywa niwe bireba mbere na mbere. Abaseriva, abatetsi, buriya uramutse uganiriye nabo bose bifuza ko baguma ku kazi bakakarambaho, bakaba abakozi beza bashimwa. Bose bifuza kuba abakozi b'intangarugero. Ariko inzira yo kugira ngo bigerweho niyo hazamo akabazo, ugasanga umuntu aratanga serivisi mbi. Ngewe iyo mbirebye mba mbona hari ababikora batabishaka. Wenda reka tugaruke kuri Zulfat gatoya. Zulfat, mufite kaminuza igikintu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo. Kugeza akanya ni izihe mbaraga twakwita nk'umurengera muri gukora kugira ngo abanyeshuri basohoka hariya kuko basohoke bafite ubunararibonye? Akenshi iyo ugiye mu mahoteli usanga abanyamahanga aribo bayoboye. Akenshi mu mahoteli menshi nagiye mbona usanga abanyakenya, abanigeria se, ugasanga nibo bayoboye amahoteli manini yose yagiye amenyekana cyane cyane. Nuko mu Rwanda ireme ry'uburezi ryaba ritaragera ku rwego rukenewe cyangwa se rushimishije ku buryo bashobora kuyobora ariya mahoteli bagatanga serivisi nziza? Murakoze. Numva kuba wenda hatangwa serivisi zitari nziza, ntabwo umuntu yabirebera gusa mu kwigisha cyangwa
kuba wenda abanyamahanga aribo bayobora amahoteli nacyo kiba ari ikibazo, kuko akazi gakorwa n'umunyamahanga kandi kagakozwe n'umunyarwanda nawe agashoboye. Numva rero njye mbirebera mpereye kuba aho nyakubahwa perezida wa repubulika akangurira abanyarwanda ko bagomba kwigira bakihesha agaciro, njye mbiganisha aho ngaho. Ikindi ni uko buri wese aba atekereza ngo ese umurimo ushinzwe nawunoza gute, icyo nacyo turagisabwa. Uburyo rero bwo gutanga serivisi mu Rwanda ngira ngo iyo mubibona ntabwo bihera ku ishuri gusa, ahubwo bihera no ku nzego za leta. Iyo tubona uburyo nyakubahwa perezida wa repubulika ayobora igihugu naho yatangiriye ku busa, twakagombye kumureberaho urugero rwiza. Nibyo koko ibyo bihugu byo hanze byatangiye kwigisha ibijyanye na hospitality harenze imyaka 40, ariko twe nk'abanyarwanda dufite ubuyobozi bwiza, numva umunyarwanda ubundi icyo yiyemeje agikora vuba akagishyira mu bikorwa kandi akakinoza kurenza wa wundi umaze imyaka myinshi. Ni muri urwo rwego rero numva ko natwe tutacika intege, ahubwo twakwibaza nk'abanyarwanda ngo ese turasabwa iki, cyane cyane ko nyakubahwa perezida wa repubulika ahora bidukangurira kandi aba yateye n'indi ntambwe ari we wazanye n'abo bantu b'abanyamahanga kugira ngo babone u Rwanda rwacu, babone isura y'u Rwanda nziza. Ntabwo rero yazana abo banyamahanga akangurira abo hanze, kandi murabibona ko abanyamahanga ari benshi n'inama zikorerwa hano ari nyinshi. Icyo dusabwa nk'abanyarwanda ni ukureba ese icyo nyakubahwa perezida wa repubulika yakoze atugejejeho ni iki, ese icyo abanyarwanda dusabwa ni iki. Icyo abanyarwanda rero dusabwa ubu ni ukuvuga ngo ba bandi benshi b'abanyamahanga baza gusura igihugu kugira ngo banazane ya mafaranga menshi ateza igihugu cyacu imbere, abanyarwanda twakagombye gutekereza uburyo ki bwo gutanga serivisi nziza, uhereye ku muyobozi wo hejuru, ubwo ni mu hoteli. Mugenzi wanjye amaze kuvuga ati twibande ku bantu bahura n'umukiriya, ariko burya umuntu uhura n'umukiriya wa mbere ni manager, kuko umuntu udafite umuyobora cyambere cyo urabanza ukiyobora ukavuga uti ariko mu nshingano zanjye nk'umuntu nyiri hoteli yahaye aka kazi ko kumanaginga ihoteli ndasabwa iki. Iyo uzi icyo usabwa rero ukaba uzi n'icyo leta ishaka, umenya nawe umurongo uha abandi uyobora. Iyo utabayoboye neza wirenganya umwana ngo yatinze kuzana ibyo umukiriya yamusabye, hari aho abikura. Ese ubishinzwe nini? Gendebera manager uburyo yasetinze, yashyizeho ba supervisor, uburyo noneho supervisor nawe arimo kureba ba bandi ashinzwe nawe kugira ngo batange serivisi nziza. Uwo rero noneho ikindi gisabwa ni ukuvuga ngo nubwo twashyizeho iryo shuri, ariko hakenewe noneho na ya mahoteli gukoresha babyize. Ngira ngo wenda mbahaye cyangwa ndaza wenda kubivuga nyuma, niba ubona ko muri UTB yaba Qatar yaba Emirates barimo gukuramo abahanga bajya gukora muri 6 star, ntabwo bazagenda ngo bikoreshe, bababonyemo ubwo buhanga, ariko noneho hari abazabayobora. Icyo rero nitukirebereho, turebe uburyo nyakubahwa perezida wa repubulika yavanye igihugu naho akigejeje, natwe nk'abashinzwe serivisi si uzaza kuzitanga, ahubwo tuvuge ngo ariko twebwe niki tugomba igihugu cyacu kugira ngo duhuze n'ibyo nyakubahwa perezida wa repubulika asaba abanyarwanda, kandi ariko tubishinzwe, noneho duhuze ku buryo noneho ya serivisi nziza ihabwa ba bandi baturutse hanze nabo mu gihugu, noneho igihugu kirushaho gutera imbere. Murakoze. Gilbert, hari bamwe mu mahoteli abo twaje tuganira bagiye batandukanye, ugasanga bagifite ya myumvire yo gukoresha abakozi batabyize mu rwego kugira ngo babashe kubishyura amafaranga makeya. Ibi bintu ubona nta mbogamizi bishobora gutanga mu guhombya hoteli cyangwa se mu gutanga serivisi mbi ku babagana? Nyinshi cyane, imbogamizi zo nyinshi cyane, kuko biranagorana. Nk'uko Zulfat abivuze, nimba nkanjye manager mfite umuntu utarabyize,
niyo umukosoye ku cyo yishe aho kumva ko umukosoye arakurakarira ariko wa wundi wabyize ahita abyibuka naho byanditse mu ikayi arabyibuka na pratique yakoze muri hoteli ahita yibuka ko icyo kintu mubwiye ari cyo ni ukuvuga ngo birakorohereza nawe mu kazi kawe ariko nimba uri guhura n'umuntu utarabyize ntanabikunda buriya muri hospitality habamo ikintu cyitwa passion gukunda umurimo gukunda icyo ukora uko icyo ukunda uranacyitangira iyo rero hari abajya bampamagara akambwira ati hari akana kanjye nabuze ahantu ngashyira no kwiga byarakananiye ntiwareba ntabwo wajya nkibaza umuntu kwiga byananiye ubwo araza yakire umushyitsi araza yakire minisitiri ubuse baravugana iki araza yakire uwo munyamahanga araza urumva ni ikibazo ni ukuvuga ngo icyo kintu turi kuvuga muri rusange hakwiye ko mu mahoteli yacu mu bukerarugendo hajyamo abantu babyize babizi bafite amanota meza ku buryo serivisi yacu inoga kandi amashuri arahari abyigisha hano mu Rwanda yewe n'abahanze barahari ariko abo bantu ntibahabwa amahirwe bakora akazi bagakora neza kuko bo buriya muri hoteli habamo utuntu two guhimba udushya ntuhore ugaragara kwa kundi uko umukiriya yaje agasanga icyumba giteguye najya mu nama nagaruka ntasange kigiteguye kwa kundi ibyo ngibyo hari ukukubwira ngo gusasa se ngo abagore b'u Rwanda bose bazi gusasa none se ngo gusasa byamunanira ngo mushyire muri housekeeping habamo amadizayini atandukanye y'uburyo abantu basasa habamo bifite n'amazina yabyo wa undi wabyize rero arabyumva n'umubwira uti uyu munsi usase muri ubu buryo arabyumva n'umubwira uti uriya ni umuyobozi icyumba ni VIP azi icyumba cya VIP ko gisaswe n'umubwira uti ibi ni twin azi twin kuri busaswe n'umubwira uti aha haraza kuraramo kapu azi ubwo kapu ibisabwa byose umuntu wabyize rero kuri njye rwose numva agomba guhabwa priority kugira ngo na serivisi yacu ibashe kugenda neza naho nituguma muri bya bindi ngo kakana tuziranye karangije amashuri wakanshyiriye ahantu serivisi yacu irakomeza igenda down katugaruke kuri Alphonse Alphonse urumwe mu bahagarariye Chemba hano mu Rwanda y'amahoteli n'ubukerarugendo ndagira ngo dusobanurire kugeza aka kanya mu bijyanye no guhugurwa byanga bikunda ni umuntu akora akazi guhugurwa bihoraho nubwo ufite experience ariko burya nta muntu uhora udahugurwa umunsi ku wundi hari nk'ikintu cyangwa igikorwa muri gutegura by'umwihariko kuko turitegura inama zigiye zitandukanye nyinshi zaba zirimo abayobozi b'ibihugu bigiye bitandukanye mu kuba mwakwegeranya abakozi bo mu mahoteli atandukanye mu kubahugura murakoze mbunganiyeho ndi umunyamabanga mukuru w'amashuri yigisha ubukerarugendo n'amahoteli mu Rwanda cyokora tuba muri Chamber of Tourism nayo rero ifite ubuyobozi nyine butuyobora ariko icyo nababwira cyo nuko Chamber of Tourism ni ihuriro riduhuza twese abafite za hoteli abafite amashuri ibigo by'ubukerarugendo hari uburyo duhura tukagira inama ndetse tukagira n'imirongo iduhuza ishobora kudufasha gutunganya serivisi dutanga aho dutegura amahugurwa tugahugurwa ndetse tukaganira n'uburyo tuzasangira ibyiza bishobora gutuma abantu bacu banoza serivisi ari naho tujya tugira imikoranire n'amahoteli ntabwo nshobora kurekeraho kubashimira amahoteli ibigo by'ubukerarugendo bigatuma abanyeshuri twigisha tubaha pratique nyinshi zikenewe ariko kandi ya mahoteli na bya bigo by'ubukerarugendo nibo babakira bagakomeza kubaha pratique nyinshi kuri terrain aho baba bagiye kugira ngo bashyire mu bikorwa ni ukuvuga rero twese ubu ngubu tubonereho no kubashimira kuba mwadutumiye
twashyize imbaraga zacu mu kunoza serivisi. Kunoza serivisi rero tugomba kubikorera iwacu, ndetse tugakora n'ubukangurambaga nk'aha ngaha twaje kugira ngo ari abayobozi b'amahoteli, ari abayobozi b'ibigo bitandukanye by'ubukerarugendo, twese dufatanye ndetse dutange n'amahugurwa, turabifite mu nshingano zacu. Ari abashobora kuduhamagara twafatanya, twagira ubufatanye, kuko iki gikorwa ni igikorwa gishobora gutungana ari uko dufatanyije. Ari uko dufatanyije nk'uko amahoteli n'ibigo by'ubukerarugendo batwakirira abana bakabafasha, ni nako natwe dushobora kubitaba batwiyambaje kugira ngo dufatanye, duhugura abakozi, duhugura abanyeshuri, serivisi irushaho kunoga. Zulfat, ndagira ngo utubwire no kugeza akanya wenda nk'ikigo cyanyu by'umwihariko ikintu muri gukora kidasanzwe gituma ugeze ukomoza ko abana banyu cyangwa se abanyeshuri banyu bari kujya mu bihugu byo hanze kuhakora muri Six Star Hotel. So ni iki muri gutanga amasomo mwazanye yihe mpinduka idasanzwe kube ko nzi ko mbere ibi bintu bitabagaho? Murakoze. Kwigisha aho byabagaho nk'uko nababwiye ko natangiye mu 2006 byabagaho, ahubwo nuko nyuma y'uko twigishije kugeza ubu hakaba harangije 6,000 birenga, naje gutekereza ni gute nyuma yo kwitorera nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri gahunda y'imyaka 7, ngira ngo muri gahunda yemereye Abanyarwanda harimo no kurwanya ubushomeri. Kandi icyo tuzi twese nuko urubyiruko nirwo Rwanda rw'ejo, na n'ubu ngira ngo murabibona rurayobora. Rero naje gutekereza, ese ko ngumya kwigisha niki nakora kugira ngo noneho abo nigisha bashobore no kubona akazi. Cyane cyane ko nabonaga mu Rwanda nk'uko bagenzi banjye babivuze, ubona kwitabira abize kugira ngo bashobore kubaha akazi bavuga ngo barahenze, ariko ubundi iyo ushaka ibyiza urabiharanira, uranabigura, ntabwo bikwizanira. Ni muri urwo rwego rero akeza karigura. Nkiri naho nakangurira abanyiri mahoteli gukoresha bize, kuko nibo baguha umusaruro. Rero nkiri aho ngaho natekereje kuba nk'uko mubizi, mbisubiremo, nyakubahwa Perezida wa Repubulika agenda dufungurira imiryango mu bihugu bitandukanye. Naje gutekereza ni ibihe bihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yadufunguriye imiryango, ariko umuntu ashobora koherezamo urubyiruko ngo rujye gukora, ariko ntirujye guherayo. Kuko izo opportunité nagiye nzibona no mu Bwongereza no muri Europe, ariko ngatinya ko koherezayo urubyiruko rutaba rufite imitekerereze aka kanya yo kumva ko bagiye gukora kugira ngo bubake igihugu cyabo. Ni muri urwo rwego rero aho nyakubahwa Perezida wa Repubulika agiraniye umubano mwiza n'igihugu cya Qatar n'igihugu cya Emirates, nacyo banatekereje noneho ko muri ibyo bihugu ntabwo bemerera abantu kuba kwirefije, babayo nk'abantu mbese birefije, bagiye mu buhunzi. Murakoze. Rero nateye intambwe njyayo nshaka abo twagirana ubufatanye, ndababona, ariko maze kubabona tumaze no kuganira natekereje ko tutagirana ubufatanye. Ambasade yacu y'u Rwanda Qatar itabizi, nyibigezaho iranabyishimira, imbwira ko n'ubundi hari ibihugu birenga 60 bikorera muri Qatar. Aho rero niho noneho bahamagaye iyo institution, founder w'iyo institution, baraganira, aranamumenya, noneho dusinyana ayo masezerano muri ambasade. Ngira ngo urihangana gato mbere ko dukomeza tubanze dutumikire abadutumye, tugaruke mu kaye dukomeza ikiganiro cyacu. Murakoze.
waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere mu zigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda Masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zujuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Nk'uko rero ikiganiro cyacu kiracyari Flash Business, turi kuganira ku bijyanye iby'ingenzi mu gutanga serivisi nziza mu hoteli n'ubukerarugendo. Turi kumwe na Zulfat yaturutse mu ni fonda ya akaba na CEO wa UTB. Turi kumwe kandi na Gilbert akaba manager wa Quiet Avenue Hotel. Tukaba kandi kumwe na Alphonse nawe ahagarariye ari mu mahuriro y'amahoteli mu Rwanda muri Chamber. Ubwo turi kugaruka kuri ibyo byinshi bigiye bitandukanye. Twibutse ko iyo nimero mureba kuri ekran yanyu muza kuza kuyihamagara ku munota wa nyuma, tuza gushyira 2 cyangwa 3 bafite icyo bifuza kubaza abatumirwa bacu ku bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo mu gutanga rya serivisi. Ubwo ngubwo turaza kubita bagenda babasubiza ibikuba mubabajije. Kadukomeza ikiganiro cyacu. Zurufatira kitubwira muri gahunda ijyanye n'ifatanyabikorwa n'ibindi bihugu mu kuzahora cyangwa se mu guteza urubyiruko rwacu imbere mu kwikura mu bukene. Yego. Ya murakoze, nk'uko nari maze kubibabwira nuko kugira ngo ya gahunda nyakubahwa Perezida wa Repubulika yemereye abanyarwanda yo kugabanya ubushomeri mu rubyiruko rwiteza imbere rugateza n'igihugu cyacu imbere. Ni muri urwo rwego rero nagiranye ubufatanye n'abakatari n'aba Emirate, ariko hose nkagenda nifashisha nanone ambasade zacu zihari, ku buryo twagiye dusinyana mu masezerano nabo babibonye koko ibyo twifuza nk'abanyarwanda ko byajya mu bikorwa kandi neza. Ni muri urwo rwego rero ubu abo muri Qatar batangiye gukoresha interview, nk'uko nabibabwiye hari abo bafashe babaye selected bagera ku 117, kugira ngo mwabibonye ko twabakoresheje inama kugira ngo ubwo bagiye bajyane bya biganiro bahawe bamenye ikibajyanye ko atari ugukora gusa ahubwo ari ukugaragaza isura nziza y'u Rwanda, kandi ikindi babe ambasaderi beza b'u Rwanda, bumve ko batagiye bohejwe na UTB, ahubwo bavuge bati ese ni gute tugiye gukora tukagaragaza isura nziza y'u Rwanda muri abo bantu tugiye gukorana barenga ibihugu 60 bivuye ku isi hose. Ni muri urwo rwego rero ubu batangiye kubaha kontra, kandi iyo kontra babarihira barihira amatike, bakabarihiraho kuba, n'abatunga, yewe bakabaha na transport bajyana mu kazi. Ibiganiro rero twabahaye ikijyanye na leadership, ikindi gutegura urubyiruko rubereye u Rwanda, icya gatatu cyari gukunda umurimo unoza, icya kane gutanga serivisi nziza. Kandi ndashimira leta yacu ko buri muri inshingano bashinzwe, yaba Minisiteri y'Urubyiruko, yaba RGB, mbese abagombaga gutanga ibiganiro na Mifotra, yewe nshimira na Honorable Musoni niwe wabahaye cya leadership. Mu by'ukuri barabyishimiye cyane ko muri urwo rubyiruko twatumiye 117 twagiye tubabwira ko bazana n'ababyeyi babo. Ngira ngo muzi ibibazo bibaho byo kohereza abana mu bihugu ugasanga bagiye mu bindi u Rwanda rutifuza. Ibyo rero twashatse no kugira ngo babe kumwe n'ababyeyi babo basobanurirwe iyi gahunda ko na leta iyizi,
ni nayo mpamvu na leta yohereje abo bantu bo kubahugura kandi koko banumva ko ari gahunda ifatika. Yewe tunabakangurira ko ibyo byose nababwiye bazahabwa, ikizaba gisigaye n'uwo mushahara wabo, uburyo bazawukoresha. Buri muntu agenda afite gahunda avuga ati yewe ndashaka kuzakora iki, kuzagaruka nihangira ibyo nkora, kuzagaruka nkora wenda muri hoteli runaka ariko ntanga ya serivisi iri ku rwego mpuzamahanga. Nakoze cyane, wenda reka tugaruke kuri Gilbert, noneho by'umwihariko muri Quiet Haven muri gukora iki kugira ngo itangwa rya serivisi zanyu zirusheho kugenda neza, cyangwa se mubikora gute, serivisi mutanga n'izihe? Murakoze cyane. Icyo ni ikibazo kinshimishije kumbaza noneho nkanjye nka Quiet Haven Hotel. Ubusanzwe Quiet Haven Hotel abayizi bakunda kuyitemberamo hano Nyarutarama. Twagize n'amahirwe tugira irindi shami i Nyanza mu majyepfo. Urumva kwaguka nuko ni uburyo bwo kugira ngo twagure na serivisi zacu zishobore kugera mu gihugu hose. Ubu rero hari gahunda turi kwitegura y'inama izaba mu minsi iri imbere ya CHOGM. Nk'ayandi mahoteli yose hari imyiteguro navuga iri special. Ariko buriya iyo usanzwe utanga serivisi inoze cyangwa iyo usanzwe ahantu hawe ari heza ari hazima ntabwo bikugora cyane. Buriya umukobwa mwiza iyo yagiye kwiyuhagira ntabwo atinda muri dushe. Ariko wa wundi warwaye amaga arikuba rekashwi bikanga ukabona ko nyine twebwe rero hari uburyo bwo kongera aba staff, kuko kubera mu gihe cyashize cya covid hari habayeho kugabanuka kuko abakozi. Ubu turimo kongera staff kugira ngo tuzabashe gutanga serivisi zinoze, haba mu gikoni, haba muri serivisi, haba kuri reception, ama uniforme mashyashya ku buryo winjira muri hotel ukabona ko rwose hakeye. Guhugura training abakozi, kongera kuba training, kongera kuba refreshisa, kongera kubiyutsa dore bigenda gutya, dore bigenda gutya, dore bigenda gutya. Ku munsi w'ejo twanagize na training ndetse ndi kumwe n'umuyobozi mukuru CEO wa hoteli, yongera nawe kubibutsa dore gisabwa, dore gisabwa, dore gisabwa. Nukuvuga buriya ngarutse nanone ku bakozi cyangwa se hoteli uburyo itanga serivisi. Kugira ngo utange serivisi nziza ubundi ntabwo ari kuriya umukiriya aza ngo kubwire ngo ndashaka fanta ugende uyizane. Bihera kuri nyiri hoteli. Ni gute yakoze recruitment, bikaza bikagera urumva nimba recruitment yagenze neza, warebye ababishoboye babifitiye ubushobozi, ubwo akazi karagenda neza kuko baragasobanukiwe. Hanyuma babandi nabo bagakunda umurimo bakora, bakumva ko uwo murimo ubabeshejeho, bakumva ko hari icyo ubamariye, batunze imiryango. Abenshi twebwe nka 90% bafite imiryango, ni abamama, abandi ni abapapa. Urumva kakazi kaba gafite icyo kakumariye. Ibyo rero biguha imbaraga zo kwitangira kakazi, kumenya hakenewe iki. Ntugere mu kazi ngo utangire wigire muri telefone, uretse ko twebwe barazisiga, nta mukozi ufite telefone mu kazi. Kuko nacyo twabonye ko cyica akazi. Arajyamo agatangira kwihamagarira, akigira kuri, tuba dufite wireless, atangira kwigira ku ma YouTube aho kugira ngo yabe anayijyeho yiga basi ko service igenda cyangwa ikintu yakora gishyashya cyiza biba biriho byigisha, ugasanga yibereye mu bindi. Ubwo ibyo byose kusiga amatelefone, training, kongeramo abakozi, kuvugurura, yewe no kugura ibikoresho bishyashya, kuko urumva iyo uri kwitegura umushyitsi nyine tuntu twose ugomba kudushyira ku murongo. Amashuka mashyashya ariho amarogo iki, niyo gahunda turimo nko muri Quiet Haven Hotel. Kandi nizera ko n'izindi hoteli ubu ngubu gahunda intero ni imwe.
byiyongereyeho rero ko noneho twanenzwe ku mugaragaro, urumva dukeneye ko rwose ntabwo dushaka kuzakoza isoni igihugu cyacu, by'umwihariko umukuru wacu nyakubahwa Paul Kagame, ntabwo dushaka kumukoza isoni. Ni ukuvuga ngo tugomba gukora iyo bwabaga nk'abanyamahoteli, kuko nitwe tuzajya kubakira, haba ku bibuga by'indege akaza tukamucumbikira akaryama byose, azaba ari kureba iyo shusho y'igihugu. Rero niyo mpamvu uretse nka White Haven Hotel ndetse n'andi mahoteli n'abatari kubikora bashyiramo imbaraga, kuko iyi nama hari abantu tujya tuganira bo mu bindi bihugu bayakiriye bakavuga bati ntago tuzi urugero mwebwe muri kuyifataho mu Rwanda, kuko twebwe yari inama ihambaye ikomeye, yayinjije amafaranga menshi. Bakanambwira bati mureke gutekereza ibyo kuryama gusa no kurya n'inama, muhange n'utundi tuntu twinshi. Ubundi gutekereza nko muri White Haven uburyo nzajyamo mfite akantu kabasusurutsa nimugoroba mu gihe bavuye mu nama, aho kugira ngo basohoke bagende amafaranga yandi bajye kuyatanga hanze. Bizibagirwe no ku-expose ibintu bya Made in Rwanda. Made in Rwanda already hari umwana rwose ubikora hariya mu mujyi turi kuvugana, ku buryo azaba yazanye agastandi muri White Haven Hotel, ushaka agapira keza ka Made in Rwanda, ushaka agashati ka Made in Rwanda, akaziki keza gasusurutse, live, ibyo byose live barbecue. Ni gahunda turi gutegura ku buryo ntawe uzagira irungu, kandi tuzagerageza no kwerekana ibyiza by'igihugu cyacu. Alphonse, tugaruke kuri wowe noneho utubwire kugeza aka kanya wenda abantu bafite inshingano zabo mu kuherekeza ba mukerarugendo cyangwa se abafite ibigo bibakira, hongerwe hehe imbaraga? Murakoze. Abantu bafite izo nshingano ari uguherekeza ba mukerarugendo, ari abafite ibigo bifite aho bihuriye n'ubukerarugendo, bakwiye kongera imbaraga mu makuru batanga, bagatanga amakuru akwiriye ku baza basura igihugu cyacu, ndetse n'abageze mu gihugu cyacu bagatanga amakuru ajyanye n'ibyo abakerarugendo bakeneye, ndetse no mu guherekeza ba mukerarugendo ababaherekeza bakashyira imbaraga mu byo abakerarugendo bifuza. Ntibifuze guca ahantu henshi, guca mu tuntu twinshi bataragera ku cyo mukerarugendo yifuje mbere, kuko hari igihe abakerarugendo bashobora kugera ku kintu bifuzaga amasaha ye yashize, kuko umushyitsi aba afite ibintu byinshi agomba gukora na nyuma y'urugendo rwe. Ni byiza rero gushyira imbaraga mu byo umukerarugendo yifuza mbere, noneho yaba agifite akanya bakabona gusura ibindi bintu by'inyongera cyangwa se ibindi bintu bishobora kumushimisha, ndetse kandi bagashyiraho na gahunda yo kumenya niba serivisi batanze zanogeye wa mukerarugendo. Biba bifite umumaro cyane kugira ngo bamenye niba hari impinduka bashyiraho. Kugeza aka kanya dufate wenda uretse ibijyanye no kwakira abantu mu maresitora, ibiribwa se, ibinyobwa, wenda n'iryo cumbi, ni hehe handi mubona hashyirwa imbaraga nk'abantu bafite ubunararibonye muri ibi bintu, ku buryo wa muntu uje ugana igihugu cyacu cyangwa se n'umunyarwanda muri rusange aho agiye yerekeza, cyane ko mu Rwanda bajya bavuga ngo ntabwo turagira umuco wo gusohoka ngo dutembere tugire ubwo bukerarugendo, ni hehe handi hashyirwa imbaraga ku buryo n'umunyarwanda abikunda akajya abasha gutembera nk'abandi nk'uko mu bindi bihugu bagenda batembera igihugu cyangwa bajya mu bihugu bitandukanye? Murakoze. Njye numva wenda inama natanga ni inama muri rusange, kandi nk'uko nabibabwiye biratureba twese nk'abenegihugu. Numva najya inama mpereye kuri leta, abarebana no gutanga serivisi nziza ntibajye bategereza igihe hagiye kuba inama mpuzamahanga, ahubwo babigire umuco wo gukurikirana. Nk'uko mubizi no muri leta hajyaho minisita, hakajyaho n'abamwungirije, ariko icyo baba bareba ni ukuvuga ese ya gahunda y'iyi minisiteri cyangwa y'iki kigo irashyirwa mu bikorwa gute. Biva rero noneho kuri ba bandi babifite mu nshingano zabo leta yashyizeho, ni gute bashyiraho timu ihoraho, yewe niyo byaba buri kwezi
bakareba amahoteli uburyo atanga serivisi nziza, bagashyiraho na gahunda. Ikindi nakwibutsa, ngira ngo nkanjye ufite universite bararangiza, ariko usanga nko muri mifotora abiga mbese mu rwego rwa lisansi, abize ibijyanye na hospitality, ugasanga umushahara wabo ntawuzwi. Ni nayo mpamvu mbona ko mu gutanga serivisi nziza, kuko burya waka umuntu icyo wamuhaye. Niba utekereza ko umuntu wabyigiye yatanze amafaranga ye imyaka 3 arabyiga, agira iyo lisansi, kumva rero ko uzamuhamagara kugira ngo akore 80,000-100,000, ubwo nawe ni icyo ngicyo uzakuramo. Ni nayo mpamvu twakagereranije n'aba ngaba bava mu bindi bihugu bakaza bakabakoresha interview, barabona bashoboye. Ariko se abanyarwanda bo kugira ngo ziko hari byinshi leta yagiye ikora kandi ibigeraho duhereye hasi. N'ubu rero no mu gutanga serivisi gembe barakuri leta. Weya nta munyarwanda unanirana. Yananirana se mu kihe gihugu? Yananirana se arigenga? Hari amategeko. Ahubwo ayo mategeko ariho kugira ngo umuntu, umunyamahanga, umunyarwanda abone serivisi nziza, leta nibigiramo uruhare bizakunda. Kandi byo kuba igihe inama zaje gusa ngo baritegura inama, ubundi nta nubwo twakagombye kuvuga ngo turitegura ngo nibashyiremo ingufu nyinshi, ahubwo twakagombye kumva ko umuco wo gutanga serivisi nziza mu Rwanda byabaye umuco kuri buri wese, ku buryo noneho nta n'impungenge nka nyakubahwa Perezida wa Repubulika wabonye ibyo abwira abanyarwanda. Ese abivuga buriya twe tutabibonye? Abivuga se n'abandi batabibonye? Kugira ngo bikemuke rero, kuko nzi ko hari byinshi igihugu cyakoze binakomeye cyane kandi bikagerwaho, ku buryo noneho tubera amahanga urugero, bakaza kutwigiraho, kandi ari bo tuzi ngo bageze ku rwego ruri hejuru, ariko baza kutwigiraho. Ubu rero nanjye inama najya ni ukugira inama leta kugira ngo none ishyire ingufu, ishyireho gahunda ihoraho yo gukurikirana amahoteli, yo gukurikirana gahunda yo gutanga serivisi nziza. Niba bishyira mu bikorwa, ni ukuri serivisi mu Rwanda izaba umuco, kuko nta munyarwanda unanirana. Unaniranywe azi icyo agomba kubona. Niba ushaka nawe gukomeza, kora ibyo ugomba gukora. Ikindi nanone nibashyireho gahunda yo kuvuga ngo ese standard ni iyihe, icyo twifuza ni ikihe, ni uruhe rwego dushaka kugeraho. Urwo rwego kugira ngo turugereho haragomba iki? Haragomba wa mushahara wa wundi ushakaho serivisi nziza. Nutawumuha ararara mu bibazo, bamwirukanye mu nzu, arara mu bibazo yaraje abana ubusa, ntabwo uri bumubwire gutanga serivisi nziza. Arabizi yese, ariko kugira ngo abishyire mu bikorwa afite ibibazo yikoreye. Ni nayo mpamvu twakagombye kurebera ahandi. Impamvu bageze gutanga serivisi nziza ni iyihe? Impamvu bajya kwakira inama mpuzamahanga ntihabeho pressure nk'iyi, nuko bahemba neza kandi bagakurikirana. Ntibakurikirana igihe cy'inama gusa, ahubwo bagahora bakurikirana, ku buryo n'uwabatungura avuga ati turashaka kuzana inama mu Rwanda, yewe ataranabibabwiye mbere. Mu by'ukuri mwaba u Rwanda ruri tayari kwakira abo bantu. Nahoze ndeba online kuri za online ku mirimo itangwa mu mahoteli n'ubukerarugendo muri biriya bihugu bya za Qatar, wahoze uvuga, usanga umukozi umuseriveri ahembwa guhera ku $3,000 kandi bamwishyuye byose kurya no kuryama. Hano mu Rwanda murabona icyo kintu gishobora kuzagira igihe kikagerwaho, cyangwa biterwa n'ubukire bw'igihugu? Nta nubwo mvuga ko bahembwa ibyo $3,000, nta nubwo ari byo bifuza. Wenda nguhaye urugero, kuko interview bagenda bakoresha zose mbatari ruhande, ariko byarambabaje cyane babaza nk'umwana bati urumva wifuza kuzahembwa amafaranga angahe? Ati nk'amadolari 400. Ariko ndashaka kubatangariza, ubwo niba yahembwaga 100 akaba avuze 400, urumva ko we akubye inshuro zingahe? Arumva ari ayo ngayo, sibyo? Kandi babarihiye ayo matike banabatunga, ariko ayo ngayo 100 yabonaga noneho yimenyaho buri kintu cyose. Ni nayo mpamvu kugira ngo umuntu akemura ikibazo nuko amenya icyo kibazo kiraturuka hehe. Ntabwo gituruka mu gutanga serivisi mbi,
oya ahubwo hari ahandi gituruka. Leta rero niharebe ahubwo ihashyiremo ingufu, noneho twake ba bantu icyo twabahaye. Ndibaza nubwo wenda tunatandukira gatoya, iyo tuvuze serivisi nziza tuvuga mu mirimo yose muri rusange, buryo umukozi ukoze atishimiye byanga bikora nta musaruro atanga. Ndagira ngo tugaruke muri Quiet Haven turebere hamwe, noneho hari abanyarwanda benshi twagiye tuganira bakavuga ko batagira umuco wo gukora ubukerarugendo cyangwa kugana amahoteli, usanga ari bya biciro mushyiraho. Ubundi iyi tarifu muyigenderaho muyishyiraho mugendeye kuki, yo kugira ngo umuntu ajye yapura mushyiraho igiciro runaka cyangwa cyo kunywa ashyiraho igiciro runaka? Ese mwebwe iwanyu mubigenza gute kugira ngo buri munyarwanda wese udukurikiye abe yabasha kuyisanga? Murakoze cyane. Reka mvuge muri rusange uburyo hoteli zishyiraho cyangwa zikora menu, zishyiraho ibiciro. Ni formule yoroshye. Ni ukuvuga ngo ufata uko ikintu kirangura, cyangwa uko tuvuge urugero hari ibitaba transforme nka fanta cyangwa ibi bintu bakonsoma batarinze kujya kubiteka cyangwa kubigira. Ibyo ngibyo uko wabiranguye ugongeraho umusoro uzatanga, ukongeraho ayo uzahemba umukozi, ukongeraho uwo muriro, iki byose dufite ukuntu tubibara. Hanyuma ukavuga utoke wenda fanta ninyishyira ku 1000 ni urugero, ubwo ndaba nishyuye ayo nayiranguje, ndaba nahembyemo umukozi, ndaba natanze umusoro, ndaba na hoteli hari akanyungu isigaranye. Ni uburyo tubibara. Hanyuma hakaba ku biribwa urumva bisabwa noneho byo kuba transforme, ujya kubiteka ubwo uragutoke. Reka wenda mfata urugero tuvuge inkoko nimba ku isoko iri kugura yangaya, ya nkoko reka mfata urugero iri kugura 5,000 n'urugero. Nimba inkoko iri kugura 5,000, ubwo nge ndavuga ngo ndongeraho 18% kuri bya 5,000. Ubwo nongereho transport, iki nongereho kuyitunganya n'utundi turungo turi bujyemo n'iki byose. Hanyuma inkoko wenda igenda ihagarara 15,000. Mu ibyo 15,000 ngewe nka hoteli akenshi usanga nsigaranamo nk'ibihumbi 2 cyangwa bibaye byinshi 3. Ayandi yose ubwo agenda muri utwo twose tuba twagize. Noneho rero ngewe ikibazo mbona atari kuvuga ngo ibiciro birahenze, kuko n'ikibazo nk'abantu bajya mu mahoteli ntabwo bakubwira ko ikibazo ari amafaranga. Ikibazo n'ubundi izingiro ni serivisi. Serivisi umuha niyo ituma, kuko hari n'uza akarya yarangiza kurya kuko yishimiye serivisi agatanga ishimwe, cyo muri hoteli twita tipu. Ni ukuvuga ngo none se uwo muntu urumva yahenzwe kandi ayobonye n'ayandi yo kuko ni ukuvuga serivisi yo yagenze neza, umuntu arishyura nta kibazo afite. Ariko nanone nk'icyo wagarutseho uti mu gihugu cyacu abantu ntibaratangira kwitabira gutemberera mu mahoteli. Nibyo koko uwo muco ntabwo uhari. Ngira ngo ntabwo twari tumenyereye gusohoka cyane mu gihugu cyacu ngo tujye gutembera mu mahoteli. Abaga urumva ari iby'abantu bo hejuru bagize, ariko amahoteli burya nta nubwo ahenda. Neze nkanjye wanjye fanta igura 1000 ubwo urumva, ubwo n'urugero ntanze. Ntabwo abahenze, ahubwo abantu nibanayatinyuke, nibayatinyuke rwose bajye mu mahoteli bafatwe neza, hareke kujya muri kakabari hahandi agenda hari abajya batera afite ubwoba ati nibankubita vide mu mutwe kandi muri hoteli hakabaye ameze. Twikorera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Alphonse, ufite ikigo cy'ishuri nawe kigisha iby'amahoteli n'ubukerarugendo, wowe ntabwo urajya muri rwego rwa kaminuza ndibaza niba nibeshye. Kugeza ku kanya bari abana muri kubafasha iki nk'iyo bashoje ari iwanyu wenda kugira ngo urubyiruko dukurikiye cyangwa se ababyeyi badukurikiye bavuge ko baramutse bazanye abana iwawe mu kigo cyawe excellent bashobora kuhavana umusaruro wenda mu gihe baba batarajya muri kaminuza? Murakoze. Bari abana turimo turabigisha kunoza serivisi. Urugero niba urimo mbonereho no kubwira abantu bakora serivisi wenda abakozi bato baseriva muri hoteli, niba urimo wakira umukiriya arizo nshingano ufite, umukiriya yaje
ni byiza ko muri wowe wumva yuko umushyitsi wari utegereje, umushyitsi mukuru wari utegereje arahageze, ibindi byose ukabishyira ku ruhande ukita kuri wa mukiriya kuva ahageze kugeza agiye. Hari ibintu tugenda tubona ahantu hamwe na hamwe tudashobora guhita tuvuga nonaha kubera impamvu z'umutekano w'imikorere yabo. Ugasanga nko muri hoteli tugiye kwiyakira ariko dusanze imeza iriho amasukari, iriho ibintu by'ubuvungu bw'imigati. Ibyo bintu abakiriya iyo bakiriwe, imeza iba igomba guhita isubira uko yari imeze, abantu bagatunganya ahantu ku buryo undi muntu uri buhaze ari busange ari ahantu heza akahishimira. Ikindi, umuntu urimo kwakira abantu akamenya produit, ibintu hoteli ifite ni ibiki, akamenya ko ari we muntu wa mbere wo gushishikariza umukiriya bya byiza byo kurya, ibyo kunywa, kugira ngo umukiriya nyine abashe kugira icyo ahitamo. Ibyo rero nibyo dukora kugira ngo abanyeshuri biga bamenye neza ko aribo bantu ba mbere bazatanga ya serivisi. Nibagera muri hoteli bazamenye yuko produit hoteli ifite aribo bantu ba mbere bagomba kuzishishikariza umukiriya, aribo bantu ba mbere batagomba kurangara bari muri za nshingano, kugira ngo umukiriya naza bamwakira bakamwereka ibyo bafite, atari ukumubaza ngo urafata iki kandi batamweretse ibihari. Noneho umukiriya bakamuseva kandi bihuse, yabatuma bakaba bafite akantu bandikaho. Twarabyumvise ejo bundi umukuru w'igihugu abivuga, ndetse kandi natwe hari ibyo tubona ko hari abantu bibagirwa komande y'umukiriya. Icyo ni ikintu kibi cyane. Abagomba kugira akantu yandika kugira ngo azane komande nk'uko yayisabwe, nta kintu ahinduyeho, kandi umukiriya akomeze kumuhanga amaso kugira ngo atagiza kugira iyindi serivisi akenera akamubura kugeza ubwo agenda. Kandi abakira abakiriya bakabashimira ko baje muri iyo hoteli cyangwa se muri iyo resitora, kugira ngo n'ubutaha bazagaruke bisanga bumva ari ahantu babakiriye neza. Ibyo rero turafatanya n'abarezi dufite kwigisha abanyeshuri, tubaha pratique zikwiriye kugira ngo nibajya mu mahoteli bazabikurikize neza nk'uko bikwiriye. Nakoze cyane. Turi gusoza ikiganiro cyacu ngira ngo mu munota umwe buri muntu wese agire ubutumwa agenera abanyarwanda, duhereye kuri Zulfat. Murakoze. Ubutumwa nakangurira abanyarwanda ho ni ukuba gutanga serivisi nziza kandi zinoze, byaba umuco mu Rwanda. Ariko ikindi nakongeraho nk'uko narivuze, bariya abanyeshuri bakaga 400, ariko ntabwo ariyo bazahembwa, ahubwo bahembwa bakurikije uko hoteli bamujyanyemo ihembwa. Ikindi nanone ni uko batwemereye ko tuzajya twoherezayo n'abagiye kwimenyereza, abo nabo babarihira ayo matike, bakabariraho kuba nibatunga, kandi bagatahana amadolari 300 bagahembwa mu kwezi. Ibyo rero icyanyuma ni uko nasaba leta gushyira ingufu mu gukurikirana buri gihe, bagashyiraho timu ikurikirana kugira ngo gutanga serivisi nziza kandi inoze mu Rwanda bibe umuco wa buri munyarwanda, cyane cyane bareba ba nyiri amahoteli n'abamanager. Umunota umwe nawe kugira ngo dusoze ikiganiro, ndabona amasaha tujyanye. Yego, icyo nge navuga nasaba abanyamahoteli muri rusange, abakozi ba manager bagenzi banjye cyangwa se n'abandi bakozi bo hasi, gukunda umurimo. Kuko iyo icyo ukunda ugikora neza. Nge rwose ni uko igihe kitubanye gito, nababwira uburyo ki iyo ukunda akazi nawe karagukunda. No muri logique isanzwe, iyo ukunda umuntu nawe aragukunda. Nibakunde icyo bakora, icyo ukunda ugishyiraho umutima kandi ukagikora neza. Aho ugize ikibazo ukabaza bakagusobanurira. Abanyamahoteli ba owner, ba nyir'amahoteli, nibegera abakozi babo, nibareke kurira indege ngo bigendere bamare amezi n'amezi bibereye hanze, babe hafi y'abakozi babo, barebe ikibazo bagikemura. Urakoze cyane. Ngira ngo reka dusoreze ahangaha ikiganiro cyacu cya Flash Business.
twagarukaga kuri byinshi bigiye bitandukanye mu itangwa rya serivisi amahoteli n'ubukerarugendo. Ibyo nibyo twagiye tugarukaho, ngira ngo ubutaha tuzaba dufite umwanya uhagije ku byo tuzashyiraho umurongo wa telefone abashaka guhamagara bakagira n'ibyo babaza bakaba babasha kubibaza. Tubibutse yuko twari turi kumwe na Shingiro Gilbert akaba general manager wa Quiet Haven Hotel iherereye hano muri Kigali na Nyanza. Twari kumwe kandi na Mukarubega Zulfat akaba founder akaba na CEO wa UTB. Twari kumwe kandi na Habimana Alphonse nawe ahagarariye ikigo cy'ishuri cyangwa se afite ikigo cy'ishuri cyitwa Excellent, nawe yigisha iby'amahoteli n'ubukerarugendo. Reka tubashimire mwese twabanye muri iki kiganiro, twizere ko mugiye gukomeza kunogerwa na gahunda Flash TV yabateguriye mu kanya n'ikiganiro News Lab, bagiye kuza basesengurira amakuru y'ibacaracara no mu Rwanda no hanze yarwo. Nimujye kure yacu, twari kumwe nanjye Bergine Bizimana. The recommended price of Motic 33 centiliters is now 550 francs and 50 centiliters is now 750 francs. Drink responsibly. Ikiganiro Flash Business kuri Flash TV mwakigezwagaho na Butiki.